ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo karame karame Nyagasani ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana nimuhumure, Imana iradukunda ije kutugira neza kuri wa kabiri w'icyumweru cya kabiri cya Adventi tariki 9 Ukuboza 2025. Dore amasomo agiye kuduhumuriza duhabwe ihumure n'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 40 umurongo wa mbere kugeza kwa 11. Nimuhumurize umuryango wanjye, nimuhumurize niko Imana ivuze. Nimukomeze Yerusalemu, muyimenyeshe ko ubucakara bwayo burangiye, igihano cyayo kikaba gihanaguwe. Uhora yihannye yihanukiriye kubera amakosa yayo. Ijwi rirarangurura riti, nimutegure mu butayu inzira y'Uhoraho, muringanirize Imana yacu muhanda ahantu h'amayaga. Akabande kose gasibanganywe, umusozi wose n'akanunga kose bisizwe, n'imanga ihindukiye ikibaya. Nuko ikuzo ry'Uhoraho rizigaragaze, ibinyamubiri byose bizaribonere icyarimwe, bimenye ko Uhoraho yavuze. Ijwi riravuga riti, ngaho vuga. Nanjye ndabaza nti mvuge iki se? Ibinyamubiri byose ni ibyatsi, imikorere yabyo ikaba nk'ururabyo mu murima. Icyatsi kiruma, ururabyo rukarabirana, iyo umwuka w'Uhoraho ubinyuzeho. Nibyo koko imbaga y'abantu ni icyatsi. Icyatsi kiruma, ururabyo rukarabirana, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka. Naho we zamuka ku musozi muremure, urangurijwe uzaniye Siyoni inkuru nziza, ntutinye wowe ntumwa y'inkuru nziza igenewe Yerusalemu. Rangurijwe ubwira imigi ya Yuda uti, dore Imana yanyu. Nibyo koko dore Nyagasani Imana araje n'imbaraga nyinshi, afite amaboko aje gutegeka, dore azanye n'iminyago, abo yatabaye bamubanje imbere. Ameze nk'umushumba uragiye ubushyo, akabwegeranya n'ukuboko kwe. Abana b'intama akabatwara mu gituza cye, intama z'imbyeyi akazemera mu rwuri rutoshye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 96. Dore Nyagasani Imana araje n'imbaraga nyinshi. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, isi yose niririmbire Uhoraho. Nimuririmbire Uhoraho, musingize izina rye. Nimwamamaze ikuzo rye mu mahanga, n'ibyiza bye mu miryango yose. Nimuvuge mu mahanga muti, Uhoraho ni umwami. Imiryango yose acira urubanza rutabera. Ijuru niryishime kandi n'isi nihimbarwe, inyanja niyorome n'ibirimo byose, imisozi nisabagire kimwe n'ibisesuyeho byose. Ibiti byose by'ishyamba bivugiriza impundu icyarimwe mu maso y'Uhoraho kuko aje gutegeka isi. Dore Nyagasani Imana araje n'imbaraga nyinshi. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo mu 18 umurongo wa 12 kugeza kwa 14. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa bati, mwe murabibona mute? Niba umuntu afite intama 100, yimwe muri zo izimiye, ntasigaza ziri 99 ku musozi, akajya gushaka yazimiye? Kandi iyo ahiriwe akayibona, ndababwira ukuri, imutera ibyishimo biruta ibyo aterwa na za zindi 99 zitazimiye. Ni nako so mu ijuru adashaka ko ari umwe muri abo bato uzimira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi uhure na Nyagasani, buri munsi uhumurizwe na Nyagasani, buri munsi ugende neza mu nzira z'Imana. Amasomo twateguriwe kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya kabiri cya Adventi aratwerekeza kuri Mesiya ugiye kuza, uzabaje kuduhumuriza. Na niyo mpamvu tugiye kuzirikana ku ijambo ryitwa ihumure. Guhumura ni uguhumura ineza y'Imana. Guhumurizwa ni uguhumurizwa n'Imana. Imana niyo ikize kwihumure. Na niyo mpamvu dutangiza ijambo rya buri munsi ngo humura. Humura, Imana iragukunda. Nimuhumure kuko tubaho kubera ihumure ry'Imana. Imana itaduhumurije twahuma. Imana itaduhumurije ntabwo twabaho. Na niyo mpamvu Nyagasani afata ijambo buri munsi ati humura. Ibyago urimo, ibibazo urimo, akaga urimo, ndakareba n'akarengane urimo. Twumvise uburyo Nyagasani ahumuriza umuryango wo mu isomo rya mbere. Ivanjili no munsi nayo iratwereka ihumure duhabwa na Nyagasani, wa wundi ujya kudushakashaka n'igihe twazimiye. Isomo rya mbere twakiriyemo ihumure bw'umuryango w'Imana uri mu bucakara i Babiloni, uri ku ngoyi, uri mu kaga. None bagiye kumva bumva ngo ihumure rya Nyagasani. Nimuhumurize umuryango wanjye, nimuhumurize, mumenyeshe ko ubucakara bwawe burangiye. Amen, amen, amen. Tekereza naho kuri iri foto, iyo foto uyizuminge,
hari icyo bita muri communication ukora kazumu kuzuminga iyo foto neza ukayizana ukurira ifoto nawe wari uri ku ngoyi wari uri ku bucakara none barakubwiye ngo uti ubucakara burarangiye wabyakira utari wowe ngiye igihumure ngiye igishimo ngo ifungwa ari muri prison ifite amafaranga menshi cyane nuko igeze ku muryango bishoboke ko ari uje kwisura barayibwira ati ubu rero urafunguwe birarangiye we yafungwa hisi ivuga iti n'aya mafaranga muyagumane ihita yiruka ako kanya kubera iki nta muntu n'umwe udashaka kwigenga nta muntu n'umwe udashaka kuba afite amahoro nta muntu n'umwe ushaka kuba afunzwe nk'uko nawe bakubwiye bati urafunguwe ndagira ngo n'ubukire bwose wari ufite wahita ubureka ariko ukiruka ukagenda kuko nyine ubuhotse kubohorwa ngiki yishimisha umuryango w'Imana nuko babwiye bati humura muhumurize umuryango wanjye ngabahanuzi ngabashumba Nyagasani atuma kugira ngo uhumurize umuryango w'Imana uri mu bucakara iri humure duhabwa na Nyagasani niritwerekeza kuri Mesi ugiye kuza uje tuzaniye ihumure uje kuduhumuriza twe twari turi kungoyi ingoyi z'ubucakara ingoyi z'icyaha nuko Mesiya yamara kuza natwe tukagira ubutoni ku Mana ubutungane ihumure dukesha Mesiya Yezu Kristo umwana w'Imana uje kuducungura rero muri ibyo Zaburi no munsi itwereka kurya Imana ije dusanganira ikadusanga dore Nyagasani Imana araje n'imbaraga nyinshi amen 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 imbaraga iryo shyaka Nyagasani azanye kugira ngo tubohore adukize iri shyaka rya Nyagasani niryo tubona mu ivanjiri no munsi ivanjiri bakunze kwita intama yatakaye brebis perdue uyu mushumba arashushanya Imana uko twabizi mu isomo rya mbere Imana iza kudutabara bari badutabye iyo twari twaratani nuko Nyagasani akaza aje kudutarura ikivanjiri twerekezaho nuko nta numwe mu bantu usuzuguritse imbere y'Imana ikimana yanga icyaha ariko igakunda umunyabyaha y'intama uyu mugani Yezu aciye urerekeza ku buzima busanzwe Yezu ujya mu buzima bwacu akabona ibyo abashumba bahangayikiye n'intama imwe uko niko umushumba nakagombye kugenda muri ibi bihe agashimishwa nuko afite intama zose mu rwuri rwe agashimishwa nuko ari kumwe n'abayobora umushumba yiyibikanira intama ze arerekeza ku Mana natwe ijya kudushakashaka igatwiyegereza nibyo mutagatifu Yohani Mariya Vianney yavugaga ati si umunyabyaha ushakashaka Imana ahubwo ni Imana ishakashaka umunyabyaha kugira ngo imubabarire amen 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 ibi ratwerekeza uburyo Imana nta na rimwe twibagirwa babandi b'intabwa abayobe abanyabyaha ku Imana itigera ibibagirwa nibyo bizana Mesiya nibwo butumwa bukomeye bwa Adventi ku Imana itibagirwa n'uwo wayihemukiye wowe umunyabyaha wowe nanjye turimo ko turi abanyabyaha imbere y'Imana ariko nta rimwe Imana igitwibagirwa natwe igihe twakoze icyaha tuba twatamye tuba twagiye kure y'Imana nuko Imana ikaza buri gihe ikomange ati wagarutse koko wagarutse inkomanga ikidodo ku mutima ati wagarutse waretse ibingibi urimo nanjye nawe turatakara igihe cyose twakoze icyaha dutakara tukajya kure y'Imana Imana rero niyo bakoze gushakashaka ati waretse ibi bintu ariko iyo nkomanga uzayumva niba nawe uri umukristo bya bindi nanone mutagatifu Agustin yavugaga ati Imana yaturemye nta ruhare tubigizemo ariko mu kujya kuducungura bizagomba uruhare rwacu niziriya ntambwe rero byerekeza ku ntambwe 99 Nyagasani atera agategeza ko nawe byibuze utera agatambwe kamwe kugira ngo muhurize hamwe kuri zajana ubundi Imana igukize ese ni kangahe ushyira mu rwawe ruhare kugira ngo uhure n'Imana n'ibya byaha uba wakoze nuko Nyagasani agategereza ko byibuze wazagira karomoro wazicuza nuko Nyagasani agahita kubohora buri gihe Nyagasani bari ku muryango yacu tekereza nawe izo ntambwe 99 Nyagasani atera byibuze agategereza ko nawe wavuga uti karame Nyagasani uyu munsi nawe uvuga uti karame Nyagasani hari icyaha ndimo hari ahantu naheze hari icyaha kinzitiye hari icyaha kiri kunkomanga hari icyaha kinshikamiye hari icyaha kiri kumbuza amahoro Nyagasani nanjye ndifuza gutera agatambwe kugira ngo nsange ubutungane bwawe nsange ibiganza byawe birambuye bitegereje kunyakira ngiyi intama yazimiye nanjye nawe dushaka ko turi intama zazimiye cyagiye turi mu cyaha twazikamye mu cyaha ukabura ubuntu bw'Imana twongeye twibutse ingaruka 3 z'icyaha ko icyaha kitubuza imigisha y'Imana kikatujyana kure y'Imana tugahemukira Imana icyaha kandi gituma duhemukira abavandimwe bacu tukabura imigisha imbere y'abavandimwe
tugahemukira abavandimwe sosiyete, kandi icyaha gitubuza imigisha y'Imana twebwe ubwacu tukihemukira. Ngaho ngero urebe ndacyaha ufite cyaguhejeje ukaba uheze mu gihuru. Va mu gihuru ujye mu ngoro y'Imana, usanganirwe Nyagasani uje kugutabara, dore ko icyaha kidutaba Nyagasani wakabaje kujya gute kudutabara. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo famiye imwe, umuryango umwe ngo urukize cyane, famiye heureuse, famiye riche, bari bakize cyane bamerewe neza. Byandi byuko nyine yake batarara bushyitsi, ngo yakigiza kugera bwa bukungu bwo muri rwa rugo butangira kugenda bugabanuka. Kubera iki? Ngo umugabo muri urwo rugo ngo yakinaga urusimbi, atangira kwadukira urusimbi, birumvikana ibiyobyabwenge bitabuse n'ibindi byinshi cyane byamwirohagaho. Uru rusimbi rero rukaba baratumaga ashaka kugurisha ibyo afite, amatungo, imirima n'ibindi byinshi cyane ubutunzi bari bafite. Umugore yabireba akibaza uko biza kugenda, rimwe na rimwe ntabimenye ibyo umugabo ari gukora, agakina urusimbi, yagera hirya bakamurya, akongera akagaruka akazajya gutanga bwa bukungu afite, mpaka nawe ategereje ko nawe azajya akabigaruza. Anya ntazagira uburyo abigaruza, buri gihe agahora bitanga ategereje ko bigaruka bigahera. Umunsi umwe ngo umugore ngo yari atwite, ngo ajya kwa muganga kujya kubyara. Urumva bishoje ko ari umugabo ugomba kumugenda cyangwa akomeza agira uturimo akora kugira ngo ahabere umugore. Umugore agiye kubyara mu bitaro, wa mugabo agira cya, kubera ko babikaga amafaranga kuri konte, yigana sinyatire y'umugore we, arasinya mu mwanya w'umugore we, ajya kubikuza amafaranga. Ubwo abayatere muri rwa rusimbi nabo barayahushye barayajyana. Kigeze abonye bayajyanye, afata icyemezo cyo agiye gusaba kuri banke, nabwo nanone yongera gusinya mu izina ry'umugore we kugira ngo bamuhe amafaranga. Barayamuha, atanga ingwate kuri ya nzu babagamo. Icyo gihe nyine umugore yari ari mu bitaro, yaragiye kubyara, amaze gutanga ingwate kuri ya nzu, birangira nayo ya mafaranga bayariye. Wa mugabo afata icyemezo cy'uko agiye guhunga kuko atazahinguka mu maso y'umugore, arahunga arabuyera. Wa mugore avuye mu bitaro asangisha no ku muryango, asanga inzu barayitanzeho ingwate, umugabo we atanabizi, aza kwisanga ari mu nzu y'ikodi kubera ko nyine ntaho yagombaga kongera gutura. Wa mugore biramubabaza cyane, dore ko yari afite abana nyine b'impanga, yaravuye kubyara. Nuko wa mugore aho muri ako buzima bugoye arahangayika, akajya ajya guhingiriza kugira ngo abashe kurera abana, abitaho. Uko nyina akomeje kuhavunikira, abana baza kugiye barakura, bamaze gukura bariga baraminuza. Mu gihe cyaje kugera ngo cyara kabaye abana baje kubona akazi, barakora, bavana nyina mu nzu y'ikodi, bamwubakira inzu nziza, inzu ikomeye. Igihe bajyaga bajya gukazi, bagiye gukora, ngo bagatambuka ku mugabo wari we hafi aho ngaho urwaye amavunja, wishwe n'inzara. Nuko abana ngo bagatambuka bakamugirira impuhwe, bakamujyana mu rugo iwabo, mama we atabizi adahari, bakamuha ku biryo, bakamukura n'aya mavunja, ubundi bakamwitaho, bakamugirira isuku. Igihe cyaje kugira babonye wa mugabo nta hantu aba, abana bafata icyemezo cy'uko bagiye gusaba nyina kugira ngo abemerere muri ya nzu nini bafite, bamuhemo icyumba kimwe byibuze, ngo barebe ko umugabo nawe yabona hatura. Nuko babisaba mama we, mama arabibemera ati iyi nzu ko ari nini bana banjye, mureke tumuhe mu cyumba nta kibazo. Nuko abana bajya kuzana wa mugabo wari uri ku muhanda nta nzu afite, bamugejeje mu rugo iwabo, ngaho fore bigiye kuba. Nyina mukubise amaso, wa mugabo aratungurwa cyane. Nuko aravuga ati voici votre père, dore papa wanyu sha. Nuko abana nabo n'ikiniga n'amarira menshi bahita bajya kumuhobera, ati papa komera papa. Bose bamugwa mu nda, batangira kumuhobera bose, ari abana bamuhurizaho, ari na wa mugore nawe umuhurizaho, bose baramuhobera n'ibyishimo byinshi. Nuko abana baratungurwa, batungurwa nuko bya bindi bakoraga burya ngo yari se babikoreraga, kwa kumukura amavunja, kwa kumuha ibiryo, na kwa kumuzana mu rugo, nyina atabizi, ari se babikoreraga batabizi. Burya bishoboke ko ari amaraso yari ari kubahumurira. Ntuze guhita umbaza niyo barakomeje gutekereza ukuntu papa we yari yarabataye. Nuko ko bakomeje kugenda bamuhobera, baramwakiye muri ya nzu yabo, bakomeza kubana neza. Babana babonye papa wabo, wa mugore ababonye umugabo we, bakomeza kwishima. Ubwo abagore bamwe bari gushaka kumbaza ikibazo bati koko uwo mugore yaramwakiriye
n'ibintu yari yamukoreye bisharira bibi, koko yatinyutse gute kumwakira? Abandi batari ko njye nabanza kumwakira maze kugarurira amafaranga yose yatakaje. Ibyo ni ibitekerezo byacu twebwe abantu, twebwe tubanza kubabarira tumaze kwakira ibyo batwibye badutwaye, nuko nkabanza kubyakira mbere yuko ntanye imbabazi. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Reka dusoreze ku bintu bine biza kongera gukwibutsa nawe uburyo utanye imbabazi, uburyo ubanye n'umuntu waguhemukiye. Icyambere, uyu mugabo aramutse abaye uwawe ukurikije ibyo yakoze, mbere yo kumwakira mu rugo niho abanza kumwishyuza amafaranga yatakaje aguhemukira. Aho niho abanza kumurega mu nkiko, kumufungisha bitabuze, niho wamushyira inzego z'umutekano, wamukingurira cyangwa wamukingira, ukamufunga ukamufungirana. Nawe wamwakira nk'uko abo bana bakiriye se, nk'uko uyu mugore yakira umugabo we, ukamwishimira ati dore papa wanyu sha, dore umugabo wanjye, dore papa, dore abana banjye. Icya kabiri twazirikana nuko yavuze intama yazimiye, brebis perdue, ni umuntu wese wakoze amakosa, ni umuntu wese ukeneye gukosorwa. Mu gitabo cya Gatigisimu ya Gatolika, ijambo péché byegeranye cyane cyane n'ijambo bita nanone pardon. Icyaha gikura imbabazi z'Imana. Icyaha ntago ari imbere na mbere igihano nkuko tujya tubigenza bamwe na bamwe, ahubwo icyaha ni imbabazi z'Imana, la miséricorde divine. Nawe ugero rebe umuntu waguhemukiye, ese icyambere ukora no kumuhana cyangwa no kumuhanura? Wasanga umuhanura aho kumuhanura. Yamvugo y'Ikilatini igira iti qui ben amat ben castigat, ngukunda uramukosora, uramuhanura, uramugorora, ukinda kumugoramya. Ngize imbabazi, ngize impuhwe z'Imana ziri gutendera ku miryango yacu. Icya gatatu twazirikana muri inkuru y'aba bana ndetse no kuguhangayika k'uyu mubyeyi n'aba bana, aba bana uyu muryango urerekeza kuri Yezu, wa wundi uruha kugira ngo turuhure, wa wundi urengana kugira ngo turenganure, wa wundi uje kudutabara badutabye, uwo ni Yezu. Wa wundi utubona dufite ubukene, dufite inzara, twaramuhemukiye, akongera akaza akaturembuza, akaduhamagara. Ngize impuhwe z'Imana zigenda ku nzira zihamagara umunyabyaha we nanjye, uwo ni Yezu uri gutambuka, Mesiya. Umukoro twaza gusorezaho no munsi bwa kane urakomeye cyane. Nabyo yamvugoye mutagatifu Yohani Mariya Vianney ngo si umunyabyaha ushakashaka Imana ngo ayisaba imbabazi, ahubwo ni Imana ubwayo yiruka ku munyabyaha igiye kumusaba imbabazi, igiye kumubabarira. Uze gukora umukoro ureba abantu baguhemukiye, ese ni wowe ufatiye mbere ugiye kubasanga, ugiye kubabarira? Iri ni ihurizo twese rijya ritugora. Akenshi dukunze kumva nk'aho umuntu waduhemukiye ari uzaza agapfukama ati nataza akamfukamira, natamba ibi ngibi, natamba inzoga, natamba inka, natamba ihene, ntabwo ndamubabarira. Akenshi tugahera aho ngaho, hanyuma tukazikaba mu cyaha ari twebwe, ahubwo akaba ari twe ntama yazimiye kandi ari twe twahemukiwe. Umukoro w'uno munsi rero, urebe umuntu wese waguhemukiye, ese ushobora kwibwiriza ukajya iwe ugira ngo mwiyunge? Iri ni ihurizo rikomeye. Iki ni ikibazo gikomeye wowe ubwawe utaza gusubiza, usibye ko warebera mu ndorerwamo impuhwe z'Imana nyinshi. Imana ikize ku mpuhwe niyo yabidushoboza, naho ni twebwe abantu ntacyo twakwishoboza. Aho twebwe abantu tugira uburakari, ubukana, ati karampemukiye nzagafungisha ninkabona, nzamwicisha, nzamugambanira, nanjye nzamwishyura. Akenshi naho duherera, ariko impuhwe z'Imana nizo twigana. Akabya bindi ngo nta muhanga wigana umuswa. Twese turebera ku mpuhwe z'Imana ikize ku mpuhwe, na niyo tugomba kurebera. None urebera ku bantu, uyu mukoro ntuzawushobora, uko abantu barabicurika ati ngewe ndakubabarira uko wampaye iki ngiki. Imana yo yitobara nta kiguzi dutanze, gusanga aho twahemukiye kugira ngo twiyunge. Ngo uwo mukoro usigiye usigara ukosora, ustaha tuzabona none kukosora. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.